twarabonaga baratwishyuraga baratwishyuraga twebwe yarazaga tukamukora service nese ndayako bazishyura ko mwebwe babishyura ubwo natwe baratwishyura kubera ko twe bari bakeneye twe bari badukeneye ntabwo twari tubakeneye ubwo bakaza 50 100 akaza akabiguha amasaha 3 cyangwa 4 tayari bikaba birangiye yego aro wigeze byibura kwishyura 50 vuga 100 ahubwo 50 byihorere ni kuva kuri 50 kuzamura 100 hari umuntu wakubwiye ati cyane usumwe si babiri si batatu ni benshi yego yego ukajya baza bakaduha akakwanza kujyana ahantu ukagura inkoko ukanywa n'inzoga marikeri yekwe mvaka kugira ngo ubake umubiri nyine ukora akazi uhazi ubwo akaza kujyana ukarya inkoko ukamama marivera amabyera ahenze tukanywa tukarya tukamubwira ati rero tugende tukagenda tukarya amasaha 3 cyangwa 4 akakubita iryo jana ryawe cya senkani akatsima imodoka akagenda ntabwo nyine ugahita uhamagara undi akaza naba ukamukora service ubwo ndakubitwa mitanyoboka wa muntu wambwiye ngo none tujye gusenga wa muntu ndamuyoboka akaza ajya ahantu akamubwira ati nta tike mfite nta kintu mfite tukaza tujya ahantu akambwira ati ndagutegera nkatega moto tukagenda mbona baragurutse barambwiye ngo urimo imyenda barambwiye ngo icara ku makoma imba ndicaye barambwiye ngo kuramo ipantaro nayo mbanyikuye barambwiye ngo ryama none mbona abantu barahagaze mbona bakubye nk'ikintu cy'ikiziga mbona bose bafite imihoro mbona ari hepfo murabwira abantu ngo bacane inkwi ngo bacane nkabona ni ibintu by'amarenga barimo noneho uko ndyamye mbwira Imana ndahibwira ati Uwiteka nunkura hangaha ubwo ni wa muhiga Imana yambwiye ngo uzahiga umuhigo kandi ari wowe uwihigira atari njye ukubwiye nangira kubwira Imana ndahibwira ngo Uwiteka nunkura hangaha gahunda yari no kugukorera nzagukorera nunkura hangaha nzagukorera no kuvuga umunyamasengesho yaragambanye mfasha umva cyane noneho njya kumushaka hano mwajyanaga mu buvumo twinjiranamo ya nshuti bakunzi ba Mukakarangwa TV turabasuhuje cyane amahoro Imana itanga nabane namwe rero turabasuhuje abari muri iki gihugu cy'u Rwanda bari hanze yacyo mwese turabasuhuje cyane kandi tubashimira uburyo mukomeje kubana natwe Imana ibahumugisha rero nkuko mubibona imbere ya kamera za Mukakarangwa TV tufite umukozi w'Imana harimo abantu benshi cyane bamuzi kuko asengera abantu afite impano afasha abantu benshi cyane rero nagira ngo abibwire anabasuhuza ariko muraho neza umeze neza ndashima Mwami Haleluya amen rero hari abantu bakubonye bwa mbere wabibwira amazina ubundi tugatangira tugasenga tugatangira ikiganiro cyacu murakoze cyane amazina yanjye nitwa Sibomana Patrick niyo mazina nzwiho niyo mazina ababyeyi banyise Patrick Sibomana abantu ntago ari Bomana yego kabu utuye Kigali nkaba nuye Kigali Kimisagara nkaba ndi umupapa cyane w'abana 3 rwose ushima Imana Haleluya yego tangira udusengera Imana umukozi w'Imana wo gutangira ikiganiro cyacu uri Imana igira neza uri Imana ishobora byose turagushimiye aya masaha ushobora byose nta muntu n'umwe ushobora kurogoya imigambi yawe habwa icyubahiro aya masaha turaguhamagaye aya masangwe nubane natwe Uwiteka ducecesha ibintu bitavuga Imana mu izina rya Yesu turaguhamagaye uyu mugambi Uwiteka Nyiringabo Imana aya masaha uzutugirire neza uzubane natwe dore turatangiye ikiganiro naba ari twebwe ahubwo imbaraga z'Imana zize ari ubana natwe nitwiyobore ahubwo utuyobore turagushimiye kuri umwami mwiza rero ngo dutangiye utangirane natwe kandi Uwiteka Nyiringabo ukomeze tugirire neza tugenderire turagushimiye ko ushobora byose rero habwa icyubahiro tuguhaye ikaze na karibu ngo uzubane natwe umuntu wese wumva iki kiganiro afashwe nacyo kandi umusanga umugenderere Uwiteka turasenze cyane udukureho imitima y'amabuye ahubwo uduhe imitima yoroshye niko Dawidi yavuze turagushimira kuri umwami ngaho ngo tugirire neza utegeke kandi uganze mu izina rya Yesu amen ya Imana igumugisha kandi turakwakiriye cyane rero ku muntu ukubonye bwa mbere Patrick ni muntu ki Patrick ni umugabo ukora umurimo w'Imana ukorera Imana nitavye Imana naje nkenewe Imana inkeneye ariko bese urebye ubuzima nari ndimo
ntabwo nari kwitaba Imana kuko nari meze neza nkorera amafaranga mbese wari waranze kuyitaba nari naranze kuyitaba ariko buriya ngo Imana kugira iguhombe yaguhombya Imana riza kumombya ako kantu nyine uvuzeho urumva wari ukivuga kuba uri umugabo bakaba bamenye n'amazina yawe icyo kirahagije rero ahubwo tujye kuri ako kantu kuba ngo hari ahantu wari uri utaritaba Imana aho rero niho nshaka ko dutinda ako kantu aho ni aho ngaho naritaba Imana mu buzima busanzwe narangije kwiga segonderi ndangije mitangira kwiga ibintu by'imyuga ibintu byo muri salo n'ibintu bya massage hanyuma ibyo byo muri salo mbabiretse njya mu bintu bya massage aho rero nagiye hari ku gisimenti iremera abantu benshi barahazi ndagenda amasaba akazi ka massage ubwo ndagenda ndakora nkora n'abandi ubwo nabonaga ubuzima buryoshye ubuzima bwari buryoshye kundi nyine uba imitsi bikurya uzanu wakora kabisa umuntu agahita cyane rwose umva cyane ukagubwa neza ukabona n'ibitotsi cyane ubwo bishobora njya mbyumva yego ubwo rero niko kazi nakoraga mu buzima busanzwe kari karyoshye nkakora akazi amafaranga yabona ntembwa ku kwezi nakakira n'abandi abakiriya nkabona uko twe dushinzwe kwakira abagore n'abakobwa nibo gusa mwamasaga nibo twamasaga n'abandi bakobwa bashinzwe kwakira abagabo n'abasore ubwo kazi turagakora twarabahanga cyane ubwo kazi turagakora tukaba twakira abagore n'abakobwa ubwo nyine bakaza tukabamasa ku kwezi twahembwaga ku kwezi twari dufite amafaranga boss twavuganye baduhembaga tukakora nkabona ni keza nkabona ndakishimiye ubwo icyo gihe kije kugera inja kungura ubundi bwenge buriya Satani afite ubwenge habana afite ibitekerezo Satani afite ibitekerezo agupangira umushinga ugahita ukora ubwo aho ngaho nza kuhakora then n'umuntu twakoranaga twiga umugambi wo guhita Satani aduha igitekerezo cyo gufungura inzu y'ubupfubuzi ndetse inaha abapfubuzi wenda si ubwa mbere mbyumvishije ariko inzu y'ubupfubuzi ni ubwa mbere nyumvise yego inaha hari abantu bafite inzu kabisa umuntu akodesha akabati iyi nzu niyo akazi ko gupfubura cyane barahari bafite business agafata inzu nini akavuga ati inzu niba ari ibyumba bitatu na saro then ndayikoraho umushinga wo kugira ngo inze nkora ku kazi barahari cyane ubwo mfashe inzu tuyifata no muhungu twakoranaga turayifashe ngo Satani aduhaye iki aduhaye igitekerezo ku kazi tukaza tugakora tukatugenda tukamasa twamara kurangiza nk'umudamu tumajije kumumasa twambwira ati dufite n'undi mupangu twambwira dufite undi mupangu dufite ahandi hantu heza waza ukagubwa neza tukamubwira projet dufite twambwira ati rero dupfubura abantu abagore abakobwa turabafite ariko se tubwira iyo nzu muri make wenda mwajyaga gukodesha mu gipangu bisanzwe yego mwashyiragamo matera igitanda nyine nk'ahantu hari aho kuryama gusa yego hari ahantu heza nk'uko ugiye gukodesha inzu then ugashyiramo igitanda cyiza ugashyiramo nyine ibintu byo muri salo ku buryo n'intebe n'ibiki mwaranahabaga se cyangwa yari yako kazi gusa twaranahabaga ariko nyine projet yari iyo ngiyo twari dufite ubwo aho hantu tukaza abakiriya barazaga benshi abamama barazaga benshi cyane barazaga benshi cyane rwose barazaga n'abakobwa bakaza urumva Satani yaguhaye igitekerezo akoherereza n'abayoboke hari n'abayoboke baza ubwo rero aho ngaho twaza dupanga uwo mushinga tukabwira abagore cyangwa ku gitekerezo dufite twarangiza akatubwira ati ubundi mu kazi nimugoroba ndaza kubahamagara inze mbarebe ubwo tukamutegeka ko agenda akabanza akagura inkoko urumva ubuzima kuntu bwari buryoshye naringiye kukubaza nti amafaranga yabo nyine mwarayabonaga yizo ndaya nyine za buri munsi twarabonaga baratwishyuraga twebwe yarazaga tukamukora serivisi nese ndaya ko bazishyura ko mwebwe babishyura ubwo natwe baratwishyura kubera ko twe bari bakeneye twe bari badukeneye ntabwo twari tubakeneye ubwo bakaza 50 100 akaza akabiguha amasaha 3 cyangwa 4 tayari bikaba birangiye yego aho wigeze byibura kwishyura 50 vuga ijana ahubwo 50 byihorere ni kuva kuri 50 kuzamura ijana hari umuntu wakubwiye ati cyane si umwe si babiri si batatu ni benshi yego yego ukajya baza bakaduha akakubanza kujyana ahantu ukagura inkoko ukanywa n'inzoga marikeri yekwe mvaka
kugira ngo ubake umubiri nyine ukora akazi uhazi. Eba ubwo akaza kujyana ukarya inkoko ukamara ivera amabyera ahenze tukanywa tukarya tukamubwira ati rero tugende tukagenda tukarya amasaha 3 cyangwa 4 akakubita iryo jana ryawe cya senkani akatsa imodoka akagenda. Ntabwo nyine ugahita uhamagara undi akaza nawe ukamukorera service akakwishyura. Yego ubwo buzima bwari buryoshye cyane, bwari buryoshye ko mu bijana bizi mu mwanya. Nese mwabonaga nk'abantu nyine ku buryo abantu bazaga cyangwa mwabonye nk'umwe ukavuga ati nakijwe ari umwe wenduje n'ibiki byose? Igihe cyarageze ku buryo umuntu yakira n'abantu 5 ku munsi. Kuva mu gitondo banze barahari. Barahari. Haryo uvuza mama n'abakobwa. Nese ubu hari abakobwa bavuga bati dushaka barahari rwose, barahari. Nabwiye ngo iyo umuntu ahaze umurenga umutegeka kujya mu byo ashaka. Ubwo ro barahari rwose benshi barahari. Abantu bibiyubashye nose ubwo urumva mu 50 umuntu kugiye mu 50 cyangwa 100 ntago bari babandi babashakisha. Abari wa muntu rubundi afite amafaranga avuga ati ngiye kujyana nishimisha. Wigeze guparika imodoka aravuga ati urabibona ko afite imodoka uravuga ati uyu nguyu? Abantu benshi bazaga baparitse. Nta muntu wazaga kuri moto. Ubwo n'umwe wundi essence wenda avuga ngo uyu munsi nta mwanya mfite kujya ku modoka cyawe kugira yes, ibyo nabyo birashoboka cyane. Akaza bagaparika kamukora service akwishyura akagenda. Urumva ko kazi karakuryoheye? Kazi kari karyoshye. Nari narabyibushye ngana n'imvugo. Ukora massage nyine? Nari nyikora muri massage. Ubwo nyine ngabifatanya nabyo ngabaha amasaha mu gihe wenda mu gihe cya off. Then nkababwira ati niba ndubukuye umunsi ubwo uwo munsi babaga ari uwabo. Ese tukiri aho ngaho massage nyine zijya zibaho, ariko bamwe bakabigiraho confuse bakavuga barokore ntago bakwiye kubijyamo n'iki byose. Massage ubundi mu busanzwe hari ikintu itwaye? Massage usibye abantu babivuga uko bitari, ariko ubundi massage ni inzu zagenewe kugira ngo ugorore imitsi. Yaba ari nko kugorora imitsi, aba ari nko kwa muganga. Ubwo rero usibye abandi bahise babizanamo ibindi bintu byere biterekeranye, ariko ubundi massage ni ahantu ujya bakagorora imitsi bakayirambura. Niba wenda baranahiramiye imitsi ikagorora amaraso agatembera neza mu mubiri. Usibye abantu rero bahise babigera mu mbese muri make nta kintu itwaye kuba nuko aho ngaho urumva barabihindurije barabata abakobwa bajye bakira abagabo, abasore bakire n'abakobwa. Rero waje kuvayo uburyo naje kuhava, naje kugenda ngeze ahantu mu nzira umuntu ansaba ubushuti. Arambwira ati ndashaka ko tuba inshuti. Uwo muntu yari umugabo. Arambwira ndavuga ati se kuba inshuti n'umugabo ngiye kuba noneho umupede. Urumva ndavuga ati rero ubushuti yari umugabo. Arakubwira ati genda arashaka ko tuba inshuti. Ndavuga ati uyu muntu koko ibi bintu urabona bisengeye. Ubwo arambwira ati ndashaka ko tuba inshuti, ariko uwo muntu yarasengaga. Niyo makuru nari mfite yarasengaga. Hanyuma umunsi umwe arambwira ati ndashaka kuza mu mwanya tukajyana ahantu tukajya gusenga. Ngiye nawe bwatu ubuzima ndimo nta kintu nyennye. Mfite amafaranga isa ndicara bakaza bakama amafaranga. Ubwo rero kwirirwa niruka mu binani ngo nge gusenga n'ibiki nta mwanya mfite wo kujya gusenga. Ariko ni rya jambo natangiye nkubwira ngaho kugira ngo Imana iguhombe yaguhombye. Aho Satani bwa mbere yaje kuza iramfata ineza ikintu cy'umugongo. Aho ngaho mu kintu cy'umugongo nabonaga ari nk'umugambi w'Imana. Noneho umuntu ansaba ubushuti, maze kunsaba ubushuti yarasengaga. Narambwira ati ndashaka tuzajya gusenga. Ndambwira ati nta kibazo tuzajya gusenga. Noneho tugiye tuhageze ndareba atujyana ahantu ikarama kwa rugira amacumu harimo ubuvumo. Turagenda tuhageze ndeba ahantu ninjiye ndeba uko ndavuga ati ahantu ikarama na Ruveje. Hariya mu buvumo. Mu buvumo bwa. Bitaga mu rupfu. Binjiraga mu rutare. Aha binjiraga mu rutare hepfo ara kwa rugira amacumu neza. Yego. Aho rero ndahageze tumaze kuhagera n'uwo muntu arambira ngo tugiye gusenga. Hitwa muri Jangwani. Muri Jangwani. Iho ni mu buvumo kwa rugira amacumu. Niko babwira. Yego. Aho ngaho harimo ubuvumo bwiza cyane. Anjyanayo. Ndareba kuntu hameze ndi buryo ndi gusimbuka imisozi. Ndavuga ati ubundi nyene iki amafaranga ndayafite. Ni nagenda ndarya inkoko, ni nagenda ndarya ifi nshaka. Ase yakujyanye waragiye? Naragiye, twaragiye turahagera. Kandi uracyari muri ibyo? Ndi muri ibyo ngibyo. Ugiye hese? Nagiye ambwiye ngo ahantu ushaka tujyana. None niyahambwira. Ariko arambwira ngo ntugusenga. Ndavuga ati ahantu bashaka ko tujya gusenga reka ngende turebe. Aho hantu ndagenda
then turahagera mbona nukwinjira mu mwobo ndavuga ati reka ntago nakinjira ahangaha ntago nakinjira muri uyu mwobo musirimu reka nafasha numvaga ati ngewe ukuntu nambaye ukuntu meze ubuzima ndiho ntabwo anyemera kwinjira muri uyu mwobo ndigiye gushaka iki nta kintu nshaka amafaranga ndayafite ibyo kurya birahari inzoga zirahari nta kintu njya gushaka muri uyu mwobo ndavuga ati bari ahantu wanzanye ntago nakinjiramo ubwo aho hantu arambwira ati basi niba utajyamo reka dusenge arambwira ati ndavuga ati nta kibazo reka dusengere hano ariko ntago ninjira muri uyu mwobo ubwo turasenga amaze kunsengera ndambwira ngo tugende tuba turaje tugarutse ubwo turasezeranaho nkomeza mu kazi kanje nabakomeza mu bye ariko akajya nkurikirana akajya amamagara ambwira ati bite ambaza ati bite rimwe nemwe simufate kubera ibi byo nibereyemo nkamwihorera noneho umunsi umwe Imana iza kuneza ikintu cyitwa umugongo mvuga yuko ari Imana ndwara umugongo ndaremba cyane maze kuremba naba abantu nakoreraga service kugira bamo amafaranga bamamagara nkabura uko mbigenza kubera umugongo waranyishe cyane waranyishe nageraga aho ngaho kubera ko ubuzima nari mbayemo bwo kwirirwa nakire nk'abantu batanu ku munsi najya kugira ibyo kurangiza nkarangiza amaraso umugongo urankubita cyane uranyica kwegura kumva nta kweguka bikanga ngasubira hasi ubwo babandi nakoreraga service wakamamagara nkabura ukuntu njyayo ntangira kubitwa n'ubukene ubukene burankubita ariko se tutaraharenga yego uravuze ngo hari igihe wakiraga batanu wigeze kubivuga ku munsi izo mbaraga wazikuraga wanywaga ibiyobyabwenge usibye inzoga nanywaga inzoga nanariye nahaze nta bindi ibiyobyabwenge najyaga mfata ngo ndanywa izo mbaraga se wumvaga warazikuraga izo mbaraga Satani afite imbaraga hano hanze nanjye sinzi ahantu imbaraga zavaga namaga kunywa inzoga nk'uburahure nka bibiri uburahure bubiri butoya bwa bazoka nkanywa n'inkoko nkarya numvaga imbaraga zishe umwe yavaho nkahamagara undi yavaho nkahamagara undi mbese numvaga na gahunda mfite yo kurekera aho ngaho sinzi hano nanjye imbaraga zavaga kabisa uburwaye umugongo ndwaye umugongo Imana navuga ko ari Imana kuko niyo yashatse kugira ngo mbivemo ndwaye umugongo urankubita yeba no kweguka biranga ubwo akazi ndagahagaritse ubwo nabo bagore bamamagaraga nkabura ukuntu mbigenza kubera ko umugongo wari wacitse byaranze noneho umunsi umwe umugabo twari inshuti arambwira ati rero tujye gusenga ati yarabizi akazi ukora iwe nari narakamuhishe ntago namubwiraga ibyo nkora yabonaga nkora muri massage ariko iyo nzu nene narafunguye yindi yenuza y'abapfubuzi ntago yarabizi yari ibanga ry'umuntu n'uwo muntu twarakoranaga ubwo ku kazi biba biranze kubera guhagarara umugongo uranyica cyane noneho umuntu arambwira ati rero ngwino tujye gusenga nabwo ati maze iminsi ndwaye nararembye arambwira ati sindagira uze tujye gusenga ndambwira ati nta kibazo ariko numva ijwi mu mutima riranyungura rambwira ati genda gusenga ubwo mva aho ngaho njya gusenga tumaze tuhageze ngo nafashe moto turagenda turahagera tukihageze ngo ndakubitwa nta n'ikiri kijana nari nsigaranye umufuka ubwo nongera ndavuga ati se wakihangana mvuye gusenga nkahamagara umudamu umwe akaza nkamukuraho stress nkarako nakize akama ku mafaranga ariko ni mutima urambwira atashobora kuza mu gashwana kuko ntabwo 50 n'umukore service ye nkuko abishaka muraserera numva umutima uranze ndihangana ndakubitwa ese bakwishyuraga mbere cyangwa bakwishyuraga bayamaga mbere hari nabo twe tumaze kwizerana bayamaga nyuma ese wabakoraga service nziza cyane akagenda yishina avuga ati nzanagaruka yaravuga ati nzagaruka akavuga ati nzagaruka iyi service nkoreye ahubwo nzagaruka kandi akagenda koko akagaruka ubwo nakubitwa nkamuhamagara akambwira ati nta kibazo na cyagihe rwose muri iguma mu rugo buringi hari abantu ejo bundi hari umuntu twigeze kubitana kera twakoraga muri ibyo ngibyo tukubitanira ahantu ese ni muhe mwaka ni mu mwaka 2013 2014 gutyo wabivuyemo 2014 navuye 2016 yego aha uko wabivuyemo rero nabivuyemo icyo gihe bwo Imana yaneje umugongo nkuko natangiye kubivuga ubwo ya service nakoreraga abantu biba birananiye no ku kazi kwirirwa amasa biba birananiye ubwo mbangaho nta kazi mfite ubwo ndakubitwa mitanyoboka wa muntu wambwire ngo none tujye gusenga wa muntu ndamuyoboka akaza ajya ahantu nkamubwira ati nta tike mfite nta kintu mfite tukaza tujya ahantu akambwira ati ndagutegera nkatega moto tukagenda tugiye gusenga umunsi umwe Imana irambwira ngo reka ngubwire
irambwira ngo wowe ngo ugiye guhiga umuhigo ngo kandi ari wowe uhiza atari nge utumye uhiga ugiye guhiga umuhigo kandi umuhigo uzahiga uzabikore nk'uko uwo muhigo uhize none iryo jambo rirancanga cyane ngenda nditekereza mbwira Imana atari ari umuhanuzi umbwiye ndabwira avuga ati uyu mihigo nzahiga atari Imana uwombwiye umuhigo zaba ari bwoko ki ngenda bitekerezaho tujya gusenga icyo gihe no gukubitwa n'akazi n'aba badamu nyine baramagana aho gati nararwaye bakambwira turwaye nta kintu twavugana urumva ubwo nyine mbura hepfo mbura na ruguru mbura ukuntu bigenze noneho nihuse cyane kugira ngo twihute ubuzima burancanga noneho uwo muntu yambwiye ngo tube inshuti arambwira ati reka ngubwire ndabona ubuzima urimo bumeze nabi ubwo nari nagiye kugenda nyine umugongo Imana iri kugenda imfasha ariko ubu nsubiye gusenga Imana irambwira ngo simukade wakoreshaga muri la business uzayijugunye none ndavuga ati simukade nenyejugunya nkongera nkabakenera nzabakura he ubwo igihe kiragera simukade mba ndayibitse ariko umutima wo kugira ngo uhamagare babandi ukanga simukade nayo muri telefone mitanyibika kugira nazajya mbona abantu banesha umutwe nkongera kuraruka ubwo aho ngaho kuri yanzu none nabonye umuterankunga w'umugore arambwira ati ngiye inzu zaza nyishyura twayishyuraga 200 arambwira ati iyi nzu nzajya nyishyura nta kibazo ujye nkorera akazi ubwo numva ni ishema ubwo kugwarira umugongo rero bigenda ngutyo wa muntu wambwiye ngo tube inshuti tujyana gusenga umunsi umwe arambwira ati mfite umupango ndambwira ati uwo mupango niwe nshaka arambwira ati ndabona ubuzima bukumereye nabi bati ngiye mfite umupango kugira ngo ujyane mu gihugu cya Uganda hari ahantu nshaka kugenda bakaguha akazi kandi ukongera ukiyubaka ugatangira ubuzima watangiye mu Mana uri gusenga wenda bizahinduka nanjye ndavuga ati uko bitewe n'ubuzima mfite mbona hepfo na ruguru nta kazi ntaki ndi mu mujyi wa Kigali byancanze reka ngende wenda wasanga ari Imana ibitekereje ndamubwira ati se kirangamuntu yanjye bayitwaye nta cyangwa na kimwe cyanditseho Rwanda mfite nzagira Uganda nta nubuze nta mafaranga nta nirangamuntu nzagerayo bari barabitwaye nakiriye umuntu agiye kugenda atwara ikofi yanjye ubwo atwaramo n'ibyangombwa ubwo irangamuntu ndayibura mbaho nta byangombwa noneho umuntu arambwira ati mfite akazi hari umuntu ushaka kugira ngo nguhe Uganda aguha akazi ndambwira ati aka kazi ndashubijwe noneho ndambwira ati nta rangamuntu mfite nta n'amafaranga ngeza Uganda mfite arambwira ati ibyo byihorere ndabikemura biroro arambwira ati reka ngwire urihangana dushaka kugira ngo tugukire muri butu ugendere muri butu y'imodoka mfite uburyo uri bujya muri butu kandi ukajya mu mufuka wa kirojana no mu mufuka ndavuga ati se mbaye umuzigo arambwira ati wewe wibitindaho uragerayo neza kandi uragenda neza kuko ngenda shaka kugira ngo wakire ibisubizo byawe ndavuga ati wa mugana ahantu niba ari akazi reka nemere ngeyo kubera ko ubuzima bwawe butangiye kunkanda ntangiye kubura icyerekezo cy'ubuzima ndavuga ati umufuka ndawujyamo tu nambu ni muri butu ndajyamo nta kibazo ubwo arambwira ati rero turapanga arambwira ati rero wowe saa 11 za mu gitondo tuze guhura arazamuka duhurira nationali hari ura muhanda uzamuka nationali Nyabugogo ruguru yaho mu nkunda amahoro niho twahuriye arambwira ati rero hari abantu muri buguhe akujyana kugeza Uganda ndavuga ati nta kibazo imba ndaje yabana mu kabwibwika bagiye gucya babaza ngifuka kinini cyane imba ngiyemo mbona nkwiriwe mu magazi bahita bagiye mita ninjiramo banshyira muri butu hanyuma baca ku mazuru no ku munwa barahakata kugira mbashe guhumeka ndagenda mbwira Imana bogenda ku mutima mvuga ati ngiye mu kazi ubwo ntago natekerezaga ibindi navuga ati ngiye mu kazi ubwo ndagenda n'uwo muntu twari turi kumwe tumaze kugenda twagiye twagezeho nka saa 11 za nimugoroba nanone tuhageze ubwo mvamo mu mufuka itamereza abandi bagabo bagera muri 3 arambwira ati abantu bakwambukane bakujyane bakwereka umuntu ushaka kugwa akazi ubwo nyihagera abo bantu baramfata barambwira ati rero bayi ndagiye ubwo tuzajya tuvugana ubwo ndagenda ngiye nkomeza ariko nambutse bamaye abo ngabo abantu turakomezana turagiye tugezemo hagati mbona twinjiye hano mu ishyamba tumaze kwinjira hano mu ishyamba mbona abo bantu nabo 3 bamaye mbona bamaye abandi bagabo mbona bafite ibyamwa mbona sinzi ukuntu bameze mbona amasura yabo n'ubwa mbere nyabonye ndavuga ati ahantu kakazi ngiyemo nangira kugira ikikango bavuga ikinyarwanda se oya nta kinyarwanda bavugaga ibindi birimi kuko nageragezaga kuvuga icyongereza nzimo nkumva nta muntu nshubije ntagerageza kuvuga ikinyarwanda nkumva nta muntu nshubije ubwo nabagande nyine nabonaga bafite ibyamwa ibisatsi mbese ntazi ukuntu bameze ubwo turagenda nihuse cyane turagenda tuhageze
mageze mahita nsanga abandi bagabo 8 bicaye nk'ahantu bameze nko ku murongo. Noneho ndicara mageze ubwo ndahagarara ndeba abo bagabo ndamaforomire ndayibura. Ndavuga ati abantu bameze ngurutya, nangira kwikanga numva ubwoba bwinshi buranyishe ku mutima. Ntangira gusenga Imana mbwira Imana ku mutima ndabwira ati bimeze bite, ubwo nikanze mfite ubwoba, bamba ndicaye barambwira ati kuramo imyenda yose. Ubwo nyine bavugaga mu marenga mu kirimi nari kumva, mbona barambwiye kuramo imyenda, kuramo ipantaro, ndavuga ati se nkuremo imyenda, ubwo nguyemo ishati imba ndicaye. Noneho hirya yaho naho ise mbona harantu hari amakoma ashashe, aya makoma ashashe y'insina. Noneho mbona babantu bose ko bahagurutse, mbona buri muntu wese afite umuhoro inyuma ye, afite n'ikintu cy'icyuma inyuma ye. Mbona baragurutse barambwiye nguremo imyenda, barambwiye ngicara ku makoma imba ndicaye, barambwiye gukuramo n'ipantaro. Ipantaro nayo mbanyikuye, barambwiye ngo ryama. Noneho mbona abantu barahagaze, mbona bakubye nk'ikintu cy'ikiziga. Mbona bose bafite imihoro, mbona ari hepfo murabwira abantu ngo bacane inkwi, ngo bacane, nkabona ni ibintu by'amarenga barimo. Noneho uko ndyamye mbwira Imana, ndahibwira ati Uwiteka nunkura aha ngaha. Ubwo ni wa muhiga Imana yambwiye ngo uzahiga umuhigo, kandi ari wowe uwihigiye atari njye ukubwiye. Nangira kubwira Imana ndahibwira ngo Uwiteka nunkura aha ngaha. Gahunda yari no kugukorera. Nzagukorera nunkura aha ngaha nzagukorera. Ubwo nyiri gusenga ngurutyo mbwira Imana ati nzakora, ubwo niko ngaramye ubwenge bwagiye, nta gutekereza naki, numva ijwi riraje riramumurisha. Umva mu Mana hari cyari ijwi rihumuriza abantu. Numva ijwi riraje riramumurije, rirambwiye ati reka ngubwire umuhigo wahiza nawe wumvishe, kandi icyo nari ngukeneyeho ni uwo muhigo. None uko uhize ndakurengera. Numva bwa mbere wari umuhanuzi icyo gihe cyangwa nibwo bwa mbere numvishije ijwi ngewe rinyongorera. Ubundi najya gusenga ngiwe n'abahanuzi. None se ko wahise ubibona ute nyine urumva imihoro ikuri imbere, uramakoma imiriro yacanwe. Ngewe nahise mbona ko ngiye kuribwamo burusheti. Ndavuga ati burushete nanjye nariye benshi, nanjye uyu munsi ngiyeho barandya nka burusheti. Ubwo naragiye uko ndyamye nsenga Imana imbwira iryo jambo. Irambwira ati ndakurengera, ubwo wize umuhigo ndakurengera kandi uravanga amahoro. Numva nongeye kugarura ibyiringiro cyane. Noneho ngaho hashize akanya ingaramye, ubwo nabuze uko mbigenza, ariko nkumva ijwi marageza ari mu muriza ati humura ndi kumwe nawe. Noneho ngira iyerekwa, mbona marayika araje afite inkota, mbona araje amagarara iruhande. Amagaze iruhande arambwira ati bere kugira ubwoba, mbona nkozeho. Noneho abo ngabo bose bari bahagaze bafite imihoro, bafite n'ibyuma, mbona batangiye kurebana, mbona barahagaze, mbona babuze ikintu cyo gukora. Noneho mbona hashe nk'imvura igiye kugwa, mbona igicu kirakubye, mbona ahantu harahindutse, mbona umuyaga ubaye mwinshi muri iryo shyamba twe turimo. Noneho numva bararebanye, mbona bamwe baratangiye babwiye umuntu bari kumwe, mbona babwiye mu marenga, ariko narebaga amarenga ntabwo numvise ikirimi bari kuvuga. Mbona baramubwira ati turagiye, bati tuzagaruka ejo. Noneho uwo mugabo bansigiye aramagurutse, arambwira ngo tugende. Tumaze kugenda ndi kwihuta cyane, ubwo ndihuta cyane kugira ngo birangire. Mba ndihuse cyane, abantu baturamanutse. Tumaze kumanuka tugeze hepfo gato anyinjiza mu kizu kinini cyane, cyari kizu kinini cyane, iki gifite nk'ibyumba 3, ariko kinini cyane utapfa kumenya ukuntu kimeze, cyashaje cyane. Twinjiramo tumaze kuhagira amavuka 3. Amavuka 3 arambwira ngo rya. Ubwo nyine yabwiye mu marenga arambwira ngo rya. Mbura umutima wo kuzirya. Ubwo muri iki kizu nsenga Imana, ndanasenga mbwira Imana ati nunkura aha ngaha, mfite umuhigo wo kugukorera ndacyabikubwira, nzagukora nzakuvugira hose nzakuvugira. Ubwo Imana iramumuriza arambwira ati humura, cyajuri kagenda ringarukaho ati humura ndi kumwe nawe. Ubwo umugabo ansiga muri icyo kizu amavuka 3 abaragiye. Bigeze nka 8 z'ijoro nijya voka imwe. Voka imwe ndayirya numvaga nanisonzeye, ariko ihumure ry'Imana nkumva Imana irimo yamumuriza mu mutima. Ubwo nijya voka, maze kurya voka imwe ebyiri ndazisigaza. Mu rukerera nka 11 saa 10 za mu gitondo araza arakomanga. Amaze gukomanga nanga ngira ubwoba, ndisha ndavuga ati naho ndariyongeye kuribwira ijoro. Ahita kubita icyugi, ahita yinjira aransohora. Amaze kunsohora ansubiza hahandi twari turi amakoma yarashashe n'ubundi bwa mbere. Maze kugera aho ngaho, ubwo turategereza abantu ko baza, turababura. Bigera nko masaha ya 5 saa 4. Tumaze kugera ayo masaha abantu turabatiza turababura. Ubwo wa muntu ahita ambwira ati rero arambwira turi mu ntoki. None numva avuze icyongereza. Avuze icyongereza ndamita mvuga ati aha nganda ashubijwe. Mpita mubwira ati rero ngende umuntu usanzwe, ndi umunyarwanda. Ndamubwira ati se gahunda mufiteho ni iyi. Arambwira ati reka ngubwire wowe watuyobeye kuntu foromira imeze. Arambwira ati ubundi nta muntu uzanganga ducike.
uko byagenda kose umuntu rero tugufashe mu maboko ubuzima bwawe baburangiye nukwicara tukimera neza tukakurya ntangira gutera ndavuga ati abantu ntugamenye numvishije ko abantu barya abandi niryo jambo nari numvishije abimbwiye none arambwira ati rero wowe ukuntu bimeze ariko arambwira ngo urasenga ndamubwira ati ngiye ndasenga arambwira ati reka ngubwire ngiye kwereka ahantu nyura wirukanka ubwo ibindi bisigaye by'uburirana byo mu nzira nubimbaze ngenda gukarabye kubera ko abantu twategereje bakagakuza nibaze ndabwira ko wancitse wagiye nta kibazo ariko ibyo ngibi byari ku mugambi w'Imana byari umugambi w'Imana buri umugambi w'Imana ntago uyoba Imana igufiteho umugambi mwiza ntago uyoba Imana abwiye ngo nzakurengera kurengera ubwo aho ngaho arambwira ati ngiye kwereka inzira wiruke cyane hanyuma ibindi uhurira nabyo mu nzira nubimbaze ngenda gukarabye mbwira Imana ndebwira ngo ari wowe nkuye aha ngaha ukangura amaboko y'aba bagabo ndavuga tubasha gukora cyane biruta ibyo dusaba n'ibyo twifuza impa ndirukanse cyane ndirutse ishyamba ndaryirukanse mu masaa 11 za nimugoroba nibwo nahingukiye ku rugo rwa mbere ubwo ndimo ndiruka mu ishyamba sinza aho njya n'ubwa mbere nari magize n'igihunga n'iki ubwo ndirutse cyane ngera ku rugo rwa mbere nkomanze hasohokaho umukecuru hamaze gusohokaho umukecuru imba ndagiye mfite nta bwenge bwatakaye numva nahubanganya cyane umukecuru arambwira ati banza wicare ruhuke amazi mu gikombe ndabanza ndanywa yongera amandi ndanywa arambwira ati banza uruhuke ndicara maze kuruhuka abarambwira ati se ibintu bimeze bite noneho ndamutekereje arambwira ati reka ngubwire bati nanjye nari masengesho y'iminsi 3 bati Imana yari yambwiye bati rambwira ngo hari umuntu nzakira avuye mu ishyamba Imana icikishije itorokesheje bati wasanga ari wowe ku mutima ndavanga Imana yo mu Rwanda n'Imana yo muri Uganda ni imwe ikora kimwe aho ngaho minota numva ko kantu kamaye ibyiringiro ubwo ngo arambwira ati cara ruhuka utuze amakuru yawe nari maze iminsi nyakiriye ubwo numva nangiye kugira ibyiringiro ndamubwira ati se kubu nta cyangwa na kimwe cyanditseho Rwanda nzatahute arambwira ati reka ngubwire Imana igukuye hariyo ubasha kuva hanga ukajyana mu Rwanda iwanyu numva nangiye ibyiringiro nangiye gukomera nangiye ko nsubije amaso inyuma nibuka amenyo mvuyemo y'abantu ndavuga ati wingejeje hanga ntago birakungeza mu Rwanda ubwo arambwira ku buke arambwira tujye gusenga turazamuka tujya gusenga ha umusozi waho ngo bitangwa ngo hari umusozi waho sinzi kuntu babwita ntago mwibuka hari umusozi muremure yajyanyeho amaze kuhanjyana nawe turasenga tumaze gusenga Imana amahoro irambwira tuvugana ndagukishije ariko umuhiguhize uzagukurikize nkuko wabuvuze nanjye ndayibwira tuwiteka we nzagukorera paka imvi zibaye urugenzi ubwo irambwira ati kandi ubu tuvugana mu gitondo uramukutaha kuko inzira nazejeje umuntu wese uri bugere ukubaza ibyangombwa ndamuhumisha Imana ibasha guhumisha ibintu kugira ngo umuntu atambuke ugatambuka we batabizi ukabacaho batabizi ukarinda urenga batabizi ubwo rero arambwira ati we humura Imana yavuganye nanjye amakuru yamaye amakuru arambwira ati mu gitondo ndagenda ngutegere kandi uragera iwanyu mu Rwanda uri amahoro nanjye ndavuga ati witeka ndakwiringiye nzi ko ushobora byose nta ushobora kurogoya imigambi yawe ubwo ndahagera tumaze kuhagera ni mugoroba ku buceye bwaho mu gitondo arambwira ati byuka tugende uwo mukecuru yamfashe neza pe yamfashe neza aranganiriza Imana yabwiye ati hazaza umukozi wanjye azabacitse urupfu uzamwakire nukuri mva pe Imana irakora hanyuma mu gitondo cyaho mu gitondo abarambwira tugende gutegere cyane abwira Imana ati se ndanyura he koko nta kintu cyanditseho Rwanda mfite habe arambwira ati humura uragerayo kandi ndabyizeye Imana yavuganye nanjye niyo kwizerwa reka ngubwire dufite Imana noneho turagenda tugeze Kampala tugeze aho bategera muri gare tuba turahageze baranegera arambwira ati rero wowe reka dusenge ese yagwaye n'amafaranga cyangwa yamaye amafaranga nayo nari mfite yamaye amafaranga aranegera banzanye mu mufuka mfite ikintu koko nta ntangamuntu nari mfite urumva usibye Imana ibasha gukora cyane biruta ibyo dusaba aransengera amaze kunsengera arambwira ati rero wowe genda ugere amahoro kandi Imana yakuzanye igendane nawe sibyo ubwo turasenga cyane aransengera arambwira ati ngaho genda ugereye amahoro amafaranga arananegera tuba turagiye tugeze kuri body yaho abantu bose bavamo bamaze kuvamo baragenda nyine berekana ibyangombwa ibyo bagira hanyuma ngengera ku mupolisi wa mbere mugezeho pande nangiye kwikanga yavuga ati umuntu arambwira ati we bite ndambwira ati ni sawa arambwira ati se byagenze ute ndambwira ati se mara ariko Imana yari yambwiye irambwira ati wowe uceceke ngewe ndivugira uceceke ngenda vuga burareka ngubwire dufite Imana ituvugira tutaravuga
hari Imana ituvugira kuko twe yatuvuze tukisobanura banadufunga kubera ko tutazi kuvuga ariko Imana yakuvugiye ivuga ijambo rimwe ikemeza abantu urumva hanyuma mbandagengeza ku muntu wa mbere maze kujya mu polisi wa mbere arambwira ati bugiye ku ruhande njya ku ruhande ngiye ku wa kabiri arambwira ati bugiye ku ruhande ubwo ndimo ndagenda mbadepansa mbacaho genda mbacaho ubwo igihe kiragera bose kwinjira mu modoka nongera ndagenda turagenda ngere naha mu Rwanda ubwo nagiye nihuta kugira ngo mbicemo vuba birangire maze kugera mu Rwanda rero mbwira Imana yabwira ati gahunda ihari ni ugufatiraho nta kindi ni ugufatiraho nkabwira abantu imirimo ukora nkabwira abantu kukura mu rupfu nkabwira abantu ko muri nguma urumva ubwo mpita mfatiraho ndaza maze kugera inaha njya gushakisha wa muntu rero wanjyanye Uganda nicyo kibazo nyine nashaka kukubaza ibyo bintu yarabizi ko biri bukubeho ibyo bintu uko byagenda kose yarabizi kuko impamvu ngewe naraje njya kumushaka ahantu yabaga sanga yarimutse ni ukuvuga umunyamasengesho yaragambanye mfasha umva cyane noneho njya kumushaka ahantu mwajyanaga mu buvumo twinjiranamo ndamushaka noneho njya ahantu yabaga ngiye kumureba yabaga hano kuri cafe Nyakabanda hejuru noneho ngiye kumureba ahantu yabaga maze kuhagera nsanga yarimutse none barambwira ngo yimukiye ngo Kacyiru noneho mageze nsaba amakuru y'umuntu hazi amaze ndayapropose neza arambwira ati ndahazi mu gitondo cya kare ndavuga ati tujyeyo tuhageze dusanga ngo ntawe uhari ngo sinzi hano yaraye hanyuma nsiga nivuze nakoze akantu ko gusiga nivuze ngisiga mbwiye umuturanyi ndabwira ngo uze kumubwira ko Patrick yagushakaga yaje kukureba none akihagera umuturanyi nambwira ati hano hari umuntu witwa Patrick yaje kukureba arakubura none ku bucye bwaho nsubirayo nsanga yarayimutse byumvikana ko ibyo yakoze yarabizi ahubwo yarikanze ubwo rero buri mugambi Imana ntago uyoba buri byose yanyujije muri izo nzira kugira ngo uyu munsi mbe kuvuga Imana urumva ubwo nsubiyeyo nsanga yarimutse nsanga yaragiye ndamushakisha ndamubura n'ubu ngubu kugeza uyu munsi nabuze ahantu atuye none se nta na telefone basi WhatsApp abantu narayibatse muhamagaye icamo turavugana ariko yumvishijwe ahita ayikuraho byumvikane ko yisagura indi simukadi kugeza na n'uyu munsi na telefone ntaho turahurira nta nubwo nzi amakuru ye sinzi nuko bimeze ashobora kuzambona ariko nambona mva naramubabariye kuko buriya hari ikintu umuntu akora kugira umugambi Imana usohore buriya hari igihe Imana icisha mu bantu kugira umugambi Imana usohore kuko buriya na Daniel mu rugoba rw'intare bamutayemo kugira ngo umugambi Imana usohore uraje ubu noneho uratumi turavuga ati noneho bugiye gahunda ihari ni ugufatiraho naraje Imana itembwira ati ngo amavuta adasanzwe ubu tuvugana gahunda mfite niyo gusenga kandi Imana ndacyakomeje kwinjira ndabizi twahuriye ahantu nyine uri umuhanuzi icyo ndakizi uri prophet ikindi uri n'umunyamasengesho twahuriye ahantu uri gusenga nyine Imana yaguhaye impano ryari cyangwa se nyine wabitangiye gute ryari yego naraje maze kuza ubwo numva ibyo nabivuyemo ndaza bitambatizwa maze kubatizwa ubwo nabatirijwe Nyamata niho nabatirijwe maze kubatizwa ubwo naho wabaga wavuye Uganda wita Nyamata yego ubwo maze kubatizwa ubwo mita ninjira muri korali ubwo nabatijwe maze kubatizwa mitimatse no mu mwuka wera ubwo Imana irambwira ati rero gahunda mfite misiyo nari ngufiteho niyo kujya ngushishikare mu murimo wanjye washishigaraga mu bupfubuzi uhamagara abantu ngaho nanjye hamagara abantu baze kuri Kristo ubwo ngubwo Imana hitima ijambo mbatizwa mu mwuka wera njya mu bintu bya korali ntangira ndaririmba ndatangira ndagira ngeze ninaha i Kigali nabwo mitanjya muri korali nkomeza umurimo w'Imana nguryo turi gusoza rero nagira ngo nkubaze ubu ngubu uri umukozi w'Imana uri umuvugabutumwa Imana yisi kubakira mbese yakubakira urugo ryari muhe mwaka Imana yanyubakira urugo ubu urugo tumaze imyaka 6 ubu maze imyaka 6 nubatse maze imyaka 6 nubatse ubu tuvugana rwose ubu amavuta y'abapapa ndayafite cyane rwose yumeze neza ubu mfite amavuta y'abapapa kandi mfite nayo navuye kuri Kristo warabyaye ufite abana narabyaye mfite abana 3 ufite abana 3 mfite n'umeruka kubyara ejo bundi afite nk'amezi hagera muri angahe ubwo urumva Yesu aracyakomeza gukora oya nuko Imana ishimwe Yesu aracyakomeza imirimo Patrick Imana igumugisha rero tuzongera tugutumire ufite ubuhamya burebure urumva wagiye ukubitamo ukuntu ariko
tuzongera tugutumire twongere tuganire nyuma yo gukizwa imbogamizi wahuye nazo ibiki byose kugeza ubu ngubu rero ndagira ngo tugushimire cyane ku buryo witabiriye ubutumire bwacu. Amen. Imana iguhe umugisha. Namwe ndabashimiye. Kandi Yesu Kristo akomeze bamera umugisha mwinshi. Ni igiki rero wabwira abantu wenda basa naho bacita intege bavuga ngo tugiye gusubira mu byaha uhita unadusengera Imana? Icyo nabwira abantu rero nababwira ngo Imana iracyakora. Kandi nkababwira ngo imbogamizi zose umuntu yajyamo nkababwira ngo ko wese waba ucitse intege wabona ibintu byagucanze ndababwira ngo Imana ibasha gucangura ibintu nk'ibyo ngibyo kuko muririmbyi we yararimbye ngo mu gihe hagize icyaza kikanesha inzira yawe ngo uzaze uca umugozi. Ubwo rero iri jambo nababwira twasenga Imana mbabwira ngo mu gihe hagize icyaza kikabatesha inzira Imana izicagagura imigozi y'abarozi yicagagure, imigozi ituma batabohoka Imana yicagagure. Ubwo rero Imana ibacira imigozi. Nababwira inkomezi z'Imana n'izabera turwanisha, kandi nkababwira ngo nta mpamvu yo gucika intege, bakomeze batumbira Imana kuko Imana iracyabafite umugambi mwiza. Icyatumye bakiriho bagihumeka nuko Imana ikibafite umugambi mwiza. Nabwira bihebye bacitse intege nkabwira ngo nta mpamvu yo kwiheba, nta mpamvu yo kangona biracitse. Mu ijuru hari Imana yanyweye kwiseta ngiye kubagwa natwite, Imana ikankura ku makoma. Imana iracyabasha gukora cyane ibiruta ibyo dusaba n'ibyo twifuza nkuko imbaraga zayo zingana. Siko bimeze. Umunsi wo ngigeze bwira Yobu, ngiramubwira ati Yobu, urabona imfatiro z'iso zitereye urahaza? Imfatiro inyanja ukuntu zibayeho. Yobu baravuga ati ntabyo nzi. Yobu bahita avuga ati Uwiteka umbabarire, ahubwo nsanze ko nta kintu kimwe gishobora kurogoya imigambi yawe. Ubwo rero niba Uwiteka bafite imigambi ntihagire ikibatera ubwoba. Yesu turagushimiye, twari turi imbere tuva gukomera kwawe. Ni taya ni fodrai. Uwiteka turagushimiye, uri umukozi w'umuhanga. Hari abantu bumvishije ubu buhamya, bari bamaze iminsi baratenebutse, bari bamaze iminsi baracitse intege. Ongera ubakomereze amaboko, bongere basubize ku kidendezi. Uwiteka mwami, ngo n'uwa 38 wabashije kuhanyura umenya ko hamaze iyo myaka, wabasha kuhagera. Rero bamaze iminsi barabuze urubyaro, bamaze imyaka barategereje bararubuze. Uwiteka wabasha kuhagera ukabasha kubabona ko bakeneye umwana. Ndagushimiye ko uri umukozi w'umuhanga. Rero reka umuntu wese wumva ubu buhamya bugira aho bumukura, bugira naho bumugeza. Turasenze rero, uri umubyeyi mwiza utubera amaso, ngaho komeza witamurira umuntu wese urushye umuruhure, umuntu wese Uwiteka naniwe umugirire neza. Ndagushimiye, komeza uhabwe icyubahiro, ineza y'Imana ikomeze iganze, igitinyiro cy'Imana no kurindwa kwawe ukomeze kutubonekeho. Ndagushimiye gushobora byose. Rero habwe icyubahiro mu izina rya Yesu w'i Nazareti. Amen.